umwarimu w'umuhanga A wise teacher, iyo ari umwarimu mwiza when they are a good teacher akunda abana yigisha and they love the children whom they azareba teach, wa mwana uceceka cyane they take a look or observe wa the child mwana who is very udakunda silent gusubiza and the one who does not love like answering. akamwicaza azamuhamagara akamwicaza ku ntebe y'imbere They call them to come and sit on the first row, yinjira akamusuhuza akamuvuga mu izina and then when they enter, they utter the child's name and they call them. yaje kubaza And greet them. ntamubaza ibintu bikomeye akamubaza ibintu byoroshe akabisubiza byoroshe And before they ask a question, they ask them a simple question that they may be able to answer it. aho kumubaza ibintu bimugora ukamubaza ibintu byoroshe Instead of asking them difficult questions, you ask them easy questions. uzubikora icumweru kimwe You do it 1 week, icumweru cya kabiri and the second week, agatangira kwiyumva ko nawe ashobora noneho no gusubiza ibikomeye they kurushaho start thinking that they can also answer questions that are very difficult. umwana atangira kwiremamo icyizere The child starts having confidence, akigirira icyizere kandi akumva ko yabishoboye and they start having confidence and know that they can also do it. waje kumuha amanota ukamuha amanota meza ukamwereka ko yabishoboye kandi ukamwereka ko yatsinze And then when you start giving them marks, you can also give them many marks that they may niko know that umuntu they have. azamura umwana had high performance. udakurikira mu ishuri That is how you can be able umugira to make inshuti a distracted child akakwiyumvamo ahasigaye agakurikira be able to follow well in the classroom. aleluya mu Hallelujah. bwami bw'imana mu In the muryango kingdom of mu rugo God. rwawe In the family, in your own uriya house, mwana ubona ushaka kunanirana that child who's trying to be ababyeyi difficult, benshi aratomboka agakubita agafata inkoni akavuga amagambo menshi akamubwira ibintu byinshi by'amateka y'iwabo many parents will take a stick and start beating the child and telling them aho bad kugira ngo words amufashe about the history of the akamusenya family. kurushaho Instead of helping the child, instead they destroy them even ariko more. umubyeyi mwiza mu rugo However, a good parent at home, aza yiyegereza wa mwana abona utangiye kuta umurongo utangiye kuba kunywa amatabi n'ibindi byinshi they become a friend to the child who is becoming a delinquent. uramwiyegereza ukamugira inshuti You become their friend. You go close to them. wabona atangiye gukorera amafaranga akatangira gukora ibyaha kubera amafaranga And then when you realize that they are starting to engage in sins because they have money, uritonda ukamubwira nti mwana wanjye ko numva nshaka urukweto mu mafaranga yawe wazangurira urukweto you're careful and you say, my child, I want to have a shoe from your money. ashobora Can you buy kungurira one for urukweto me? narangiza akaza rwambara buri munsi They can buy for me a shoe and they will put it on a daily kugira ngo abone basis. ko rwa rukweto yanguriye narwambaye That they may see that I have put on the shoe. naje gusenga nkabona turu ni rwo rukweto rwo kujana mu rusengero And then when I go to church, I say, this is the shoe I should take to umwana church. atangira kwishimira igikorwa yakoze The child is glad for what they have done. akavuga atari kubwo mama akunda uru rukweto kandi ari rwo ajana gusenga naje ahubwo ntangiye ndashaka kuja mu rusengero And then they say that now that my parent loves this shoe and they take it to church, I should also go to ya church. mpano umwana yaguhaye iyo yishimiye akabona ko wayikunze ukamwiyegereza arushaho kukwiyumvamo When the gift your child has given you, when they see that you like it, then they hari become also strategy your friend. nyinshi zo gufasha abantu cyangwa se gufasha umwana wawe There are different strategies of helping a child or your own child. umuzamura gake bwaca akiyumvamo icyizere akazavamo umukozi mwiza w'imana You train them slowly and then they start having confidence within themselves and they will later become a good servant of God. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. abantu bakunda guterana People who love coming to holy gatherings, kubera ko ukunda guterana because you love coming to holy gatherings, ugenda ugira amavuta n'imbaraga no kwizera n'ibyishimo birenze iby'abandi bantu benshi you accumulate anointing, power, and also happiness that is above many wa muntu people's. ukunda guterana agira amavuta arenze ay'umuntu usiyo The person who loves coming to holy gathering, they have more anointing than the one who niyo misses mpamvu holy tugomba gatherings. kwitoza kuramya mu rugo mu modoka mu kazi ahantu hose ukavuga ati uwiteka niwe undi imbere That is why we should train ourselves to worship God and say, the Lord is before me. amen Amen. amen Amen. gatoya nk'abafata iminota 5 dusenge Let's take 5 minutes to pray.